Ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe. Mbese ufite ibyo wanyazwe? Mbese waba waracitse intege ukabona ntawe ukwitayeho? Reka nkubwire ngo Uwiteka akwitayeho kandi agarutse ku buzima bwawe, kandi hari ibyo agarukanye. Iri ni ijambo ryo kwizereramo, muri kumwe na Porofete Giridasi. Ijambo ry'Imana dusanga muri Samweli wa mbere igice cyaho cya 30, duhereye ku murongo waho wa 21, haravuze ngo hanyuma Dawidi agera kuri ba bagabo 200 bari baremye bakananirwa kumukurikira, bakabasiga ku kagezi Besori. Bahagurutswa no gusanganira Dawidi nabo bari kumwe. Dawidi ageze kuri abo bantu arabaramutsa. Imana itugirire neza cyane. Reka nkubwire ngo Imana ikugarutseho kandi igufitiye ubwuzu. Wacitse intege mu rugendo rwawe wari urimo, kuko hari ibyo wari ukurikiye cyangwa hari ibyo wari uhanze amaso, ariko ugacika intege utari wabisingira. Reka nkubwire ngo Uwiteka arabikuzaniye, kuko yabonye ishyaka n'umuhate wagize. Humura, Uwiteka akoze ibikomeye, agaruye ibyanyazwe kuri weho, ndetse aguhaye n'ibyo washakaga, kuko wagize ishyaka ryo kubikurikirana ndetse n'ishyaka ryo kubishaka. Imana iguha umugisha. Reka dusenge Imana mu izina rya Yesu Kristo. Uri Uwiteka, dusenze duhamagara imbaraga zigarura ibyanyazwe ku bwoko bwawe, ndetse imbaraga z'Uwiteka zibasha gutuma ubwoko bwawe busubizwa, kugira ngo zibamanukire mu izina rya Yesu, maze muri iki gihe gisa nk'iki bakire intsinzi ndetse imbaraga zawe mu izina rya Yesu. Igaragaze ku bwoko bwawe, urema amashimwe nk'Imana ikomeye mu izina ry'Uwiteka Imana Kristo Yesu watubambiwe.